Mwiriwe neza, muraho neza, banyarwanda, banyarwandakazi, ahantu hose munkurikiye muri mu mpande zose z'isi ndabaramukije ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Yitwa Akingeneye Olga, n'umukobwa umunyarwandakazi, umukobwa wize akaminuza, aritegura gukora ubukwe, ariko hari ababyeyi bakuru nagiye mbona muri komanteri bavuga ngo aritegura no kwibaruka. Sinzi niba ababyeyi bakuru yenda buriya babasha kubireba, ntabwo mbizi kuko njye ntabwo ndaho umubyeyi, ariko buriya ababyeyi babibonye biba ari ibintu byiza, biba ari ibintu byiza kandi natwe tugomba kugenderaho nk'abana batoya. So rero tuje kwinjira mu rukundo rw'uyu mukobwa n'uyu musore rwose bakundanye, ariko Akingeneye Olga yaje kugira ikibazo ari umwana mutoya ubwo yari asinziriye imbere y'iziko, hari hateretse isafuriya, inkono y'ibishyimbo. Sinzi yuko abantu bazi inkono y'ibishyimbo, inkono izi ngizi abantu bo mu cyaro nibo baba bazizi, ariko abo mu mujyi baba bazi amasafuriya. Yari yicaye ku myaka 3 ye imbere y'iyo nkono, kwa kundi abana baba basinziriye bahonyeza, murabizi twese twabinyuzemo. Ubwo rero abanzamo umutwe muri iyo safuriya ndetse no mu maso hose harashya, ariko Imana yaramuzigamye, ararwara ajya mu bitaro nk'uko yatanze ubuhamya bwe. Ararwara ajya mu bitaro ariko aza kwivuza arakira. Kurugeza ubu ngubu rwose ni umukobwa ushima Imana kandi umukobwa umeze neza cyane, witwa Akingeneye, akaba agiye gukora ubukwe n'umusore mwiza cyane muri kugenda mubona aho kuri ekara yanyu. Urugero tuje twinjiye mu rukundo rwa Akingeneye Olga ndetse n'umusore mwiza yihebeye. Ubundi urukundo ni ryo banga rya mbere ry'ubuzima, kugira ngo abantu babashe gukundana. Iyo umuntu akugejejeho icyifuzo cye nawe ukacyumva na yombi, ubasha kumusubiza, mwese mukagenda mu munyenga w'urukundo. Ntabwo yazuyaje rero kuko yari akeneye umuntu umwomora ibikomere ku mutima we, umuntu ugira icyo umubwira ku mutima we. Ntabwo yazuyaje ngo atinde kuko yari yarasenze, Imana yaribwiye icyifuzo cye. Yemeye atajuyaje, birakura. Twe twayibonye agiye kumwambika impeta ya fiyansa, yanayimwambitse, donc yari yamwambitse, niho twese twabibonye. Ariko abantu benshi barafelicita urukundo, bavuga ati rwose uru rukundo ni rwiza cyane, uru rukundo abantu benshi bari barutegereje, ti rwose Imana ifite uko ibigenza bikemera. Akingeneye Olga rero yambitswe impeta ya fiyansa ye muri 2025, akora civil mariage 2025, akaba ejo bundi baramukoreye icyo bita blood shower 2026. Rero n'ubu ngubu aritegura gukora ubukwe 2026, ubwo twinjiye mu mwaka wa 2026. Tumwifuriza ngo congratulation, ibyiza Nyagasani Yesu Kristo atanga bizamubere mu rugo rwe kandi azabashe gutunganirwa. Urukundo rero rwarakuze, umusore mwiza yijyana umukobwa mwiza. Akingeneye Olga ntabwo ubuzima bwamuheranye cyangwa ngo yihebe, kuko buriyo ubuzima burakomeza bugakomeza, ntabwo wagomeza wiheba. Yarakomeje aragerageza, ntiyacika intege bitewe n'uburwayi yari afite cyangwa ikibazo yari afite, ahubwo akomeza yivuza, akomeza kwiyumvamo yuko ari umuntu nawe nk'abandi. Hari igihe ugera ugahura n'ikibazo ukavuga nti Imana, ibi bintu byagenze gute kugira ngo nanjye nisange aha hantu? Ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ibigeragezo byose ubinyuramo ibibizi. We ntukavuge ngo Mana waransize, Mana waranyanze. Oya, isaha y'Imana iyo yageze iba yageze ku buzima bwawe. We ntukiganyire, ntukihebe, umunsi umwe Imana izagusetsa kandi uzabibona. Ubwo rero Akingeneye Olga aritegura gukora ubukwe, mureke tuzamushyigikire kandi tuzabe duhari ku mutima. Niba ataragutumiye humura, ariko update zose nzagenda nzibagezaho kuko ngewe mba mari 5/5. Inama irimo aha ngaha ni iyihe? Wowe ufite ibibazo bigiye bitandukanye, ufite agahinda kenshi ku mutima wawe, uvuga ngo Mana ibi nzabigenze guta, wiheba, ufite intimba ku mutima, nagira ngo nkubwire ngo hari igihe uzicara ugaseka, hari igihe Imana izagusetsa ukavuga ati
ya Mana nasenze, ya Mana nahoraga mbwira ibibazo byanjye byose yaranyumvise, nanjye nangiye kumwenyura nk'abandi. Ariko niba ubona bitarakunda ntugacike intege, ntukihebe. Umunsi umwe bizagenda neza kandi uzicara ushima Imana uvuge ngo Mana warakoze, kuko ibintu byose nagusabye wabimpaye nk'uko nabigusabye. Wowe jya utuza kuko Imana nta kintu ijya inanirwa kandi byose irabishoboye ku mutima wacu bwite. Ntukihebe, wowe jya utegereza isaha y'Imana izagera ibiguhereze. So abantu rero murwaye cyangwa abantu mufite ibindi bibazo bigiye bitandukanye, muri iyi si haba harimo ibibazo bigiye bitandukanye, haba harimo uburwayi, haba harimo kubura inshuti, abavandimwe, ababyeyi se, ibintu byinshi cyane muri iyi si kuko huzuyemo ibibazo byinshi. Nagira ngo nkubwire ngo komera, senga. Ibyo bibazo ufite aka kanya ejo bishobora gukemuka, ejo bishobora kugenda neza. Buriya iyo wabonye umuntu ukubwira amagambo meza aguhumuriza, kiba ari ikintu gikomeye ku buzima bwawe utabasha gutakaza. Nubona umuntu ukubwira ngo wowe komera, izere kandi wihangane. Hari igihe tubura abantu batubwira amagambo meza, hari igihe umuntu yigunga akaba afite ibibazo bigiye bitandukanye ariko atabona n'umubwira ngo humura, komera. Rero niba ugirirwa amahirwe no kubona umuntu ukubwira ayo magambo meza, twabuze abantu batubwira amagambo meza, ariko nagira ngo nkubwire ngo isaha y'Imana iyo igeze iba yageze. Wowe jya ukomera kandi usenge, byose bizagenda bigenda neza ku murongo kandi wizere Imana, byose bizagenda. So kandi ntahangaha bifuriza imigisha y'Imana gukomeza kubana namwe, amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe, ibyiza Kristo atanga bibabeho mwebwe mwese muba munkurikiye, kandi mujya mukomeza muturebe ibiganiro byacu byose tugenda duhishitisha ahangaha, mukomeze mubyitegereze, mudukunde kuko natwe turabakunda cyane. Mwese mudushyigikira, Imana ijye ibaha umugisha. Mwese muduha support yo kutureba, Imana ijye ibaha umugisha kuko muri abantu beza b'agaciro kuri twebwe ndetse namwe tubafite. Bye.